umufilozofe w'umufaransa witwa Rono Thomas yaje kwandika ku irangira ry'ubucakara. Yaburiye ibihugu by'ibihangange byo ku mugabane w'i Burayi ngo bihagarike ubucakara bushya. Yababwiraga ko mu gihe gito imbaraga z'abacakara zizazamuka ndetse bagasaba ubwigenge bwabo. Yabivuze mu magambo agira ati, abirabura babuze umuyobozi w'igihangange wabavana mu bucakara. Arongera aribaza ati, ese ashobora kuvayo? Arongera yiha igisubizo ati, ibi simbishidikanyaho, byanze bikunze azaboneka, gusa sinzi aho azava. Ayo magambo umunyahayiti cyangwa se icyitwaga Sedomenge yaje kuyumva ayishyiraho, aravuga ati uyu mugabo ni njye yavugaga. Afata icyemezo cyo kurwanya ubwami bw'abami bw'abafaransa, birangira abohoye Hayiti, igihugu cya mbere cy'abirabura kirwaniye ubwigenge kigatsinda, hari mu 1802 batsinze umwami w'abami w'abafaransa.